nubona ubyutse bikemera ukagenda bigakunda, jya wibuka gushima Imana kuko harababyutse ntibikunde, ntabwo hari uko hari icyo wenda ubarusha, ahubwo n'ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana. Turi mu isi ya sago, turi mu isi y'uruziga igenda yikaraga, none biba bimeze neza ejo bimeze nabi. Jya wibuka rero gushima Imana, usabire n'abatameze neza kuko cyanga bikunze hari abatameze neza. Right now nubu hari abari ku bitaro ugiye wabibona, benshi mwagiye kwa muganga, mwagiyeyo murwaye, hari n'abagiyeyo bagiye kurwaza, hari n'abagiyeyo bagiye gusura abarwayi. Rero kwa muganga ntabwo ari ahantu heza ho kuba ntabwo ari ahantu heza ho kuba. Iyo mpamvu abariyo rwose ndabasabiye kugira ngo uveyo muze ubuzima busanzwe. Hariya haba hameze nabyita nk'iyindi si, n'ubundi buzima kandi bubi ntakwifuriza umuntu wese uri kundeba. Rero nuko ntangiye ikiganiro cya US News, ni ikiganiro cya US TV cyangwa Unity Star TV, ni ikiganiro mukunda muri benshi. Nshimira abantu ukomeje kudutera inkunga, mukora like, mukora share, mukora subscribe, ndetse munaduha comment ku byo tuba tugomba gukora neza, wenda biba bitagenda neza. Mwese ndabashimiye kandi ndabakunda cyane muri umutima. Nyuma rero reka mbanze nkubwire ko ubu ngiye ngeze ku ndirimbo ya 13, indirimbo nziza cyane yitwa Umwami Nebukadinezari. Ndi kuri alubumu y'indirimbo 100, alubumu yitwa number 1. Mwese murabizi ko iyi alubumu irahari, indirimbo ziri kugenda zisohoka. Indirimbo 100 ni indirimbo nyinshi, ahubwo muri tayari kumva no kureba izo ndirimbo 100. Nkumbuye rwose kubona comment zanyu mumbwira iri alubumu muri kuyumva mute, imeze ite, ese iri kubafasha? Yego, nuko ngiye ntangiye ikiganiro cya US News, ni ikiganiro cya US TV cyangwa se Unity Star TV. Ubushize twari mu ntara y'Amajyaruguru turebera hamwe uko amakorali yabo yagiye asohora indirimbo zabo. Rero twanabagijeho top 5 hit songs, aho ku mwanya wa mbere hajeho korali Intwari za Kristo. Ndabashuje cyane. Nerekeje rero mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, niho hantu tugiye turebe amakorali yaho uko ari kugenda akora. Ni mu minsi mike tugatangira no kuvuga no ku bahanzi bo muri SDA Church. Twerekeje rero mu Burasirazuba bw'u Rwanda, reka turebe nsuhuje cyane abantu muri mu duce dutandukanye, aho Kayonza, Ngoma, mu Mutara, Nyagatare. Ndabashuhuje mwese cyane. Reka rero twihute duhereye kuri korali yitwa Abanyamugisha, hano ni muri Bugesera. Hosiana, 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 Yesu ni Mesiya. Abangaba baheruka indirimbo yitwa Komera, imaze ibyumweru 3. Uraje cyane, korali imeze neza cyane. Nge nayimenye ku ndirimbo yabo bita Bebe yarumwana. Bafite n'izindi z'amahiti harimo Hosiana. Ukomerezaho cyane, ndahita njya kuri vuza impanda. Mbega ngo nababazwa n'isi yo, Mana yanjye we. Nayo nayimenyeye ku ndirimbo yabo bita Wasezeranye. Yarabanje irasohoka, abantu benshi turayikunda. Izari Dix mu buryo bwa audio. Hanyuma ubu ngubu bamaze kuduhana video yayo, ubu iri kuri YouTube channel yabo yitwa Vuza Impanda Family Choir. Wajyaho ukayireba niba utarayireba. Indirimbo imeze neza cyane. Bafite n'indi nshyashya, bo baheruka kuduha indirimbo yitwa Ijoro, imaze 2 weeks, byumweru 2. Uraje cyane, mumeze neza kabisa, mukomereze aho ngaho. This Voice Family Choir. Iryo rembo ni Yesu Kristo warekinguriye ikaruvari. Hitamo icy'ingenzi niyo ndirimbo baheruka kuduha, imaze amezi 2. namwe kwaje cyane. Hanyuma Glorious Family Choir. Umeje gushikama kwisezerano wahamije, ibyo wavuze kuzaza ugatabara bawe. Hazitwa Inzu. Azitwa Inzu niyo ndirimbo baheruka kuduha, imaze amezi 3. Namwe courage abasirikari ba Yesu Family Choir. Tunyura mu buzima bikagutera kwigunga ndetse no kwiheba.
ihangane imaze amezi 8 mwe ntabwo muhari muri hehe mwagiye he nkwibutsa ko nyuma yuko tuvuye mu gace k'iburasirazuba tuzagenda twegera n'amakorari tugere kuri tele turebe hari amakorari menshi twagiye tubura ntitumenye ngo abahehe kandi yari afite ibihangano bimeze neza cyane rero tuzagenda tugera kuri tele hasi aho mwita mu byaro hose tuzagera tugende tuganira nabo baturirimbire batubwira amakuru dutarame byiza cyane hanyuma iyi ngiyi rero ubwo iyo twari turiho ni abasirikari ba Yesu family choir ihangane niyo baheruka kuduha imaze amezi 8 ariko banafiteho n'ubundi indirimbo imwe iyi ni nayo iri kuri YouTube channel yabo ugire rero muduhe izindi project twumve ubutumwa bwiza inshuti z'ijuru choir ijambo ry'Imana bose twararyumvise twumvise ko dusabwa kwitwararika aba baherutse indirimbo yitwa ishuri imaze amezi 6 namwe ntago muhari muduhe rwose duhe projet cya twiyumvire hanyuma ndahita njya kuri East Right family choir tugira tugendana nazo buri munsi duhora twifuza kuba turi kumwe na ziriya byose hari igituma dutandukana tugahangayika aba baherutse indirimbo bita inshuti imaze ukwezi kumwe korari imeze neza cyane ntabwo nayitindaho murayizi ni korari ifite amahiti menshi imeze neza abakorera bushake kwaya ubuzima bwa buri munsi tubaho bitandukanye baca hirya no hino muri isi dushaka imibereho barahirwa lyrics niyo ndirimbo baherutse kuduha kuri YouTube channel yabo basure ukore subscribe ukore like ukore share byinshi cyane kugira ngo nabo bakomeze batera imbere ndetse n'ubutumwa bubashe kugera kure abarobyi b'umwami kwaya umutima wanjye sinzatinya ndi kumwe n'Uwiteka nicyo nasabye Uwiteka nicyo gusa unabi iyi ngiyi iri mu Giswahili hanyuma imaze 3 weeks imaze ibyumweru 3 nabo bameze neza cyane courage cyane hanyuma happy family singers ni mama ndarahiye sinzasubira inyuma kuko wambereye inkora mutima ntuzamvaho imaze ibyumweru nayo 3 courage cyane namwe ntago mbatindaho ndahita njya kuri ndahita njya kuri Favors of King family ngira niba imiruho y'isi izashira tugezeyo rega amatsiko mfite kuri uwo munsi kuva muri we lyrics niyo ndirimbo baherutse kuduha imaze amezi 3 kubera cya kibazo cyo gufunga insengero namwe muri mu kazi mukomerezaho ariko muduhe na project nshyashya twiyumvire abungeri family choir rusenga nshuti kanushikame ukomere aba baheruka indirimbo bita mwikozere imaze ukwezi kumwe namwe mukomerezaho Hope Message Family Choir umuhanuzi w'Imana yatewe n'ingabo z'Abasiriya ampamagara imaze ukwezi kumwe mukomerezaho cyane inzira yo kunesha abo mu gihe cya none bariganyira bakibaza byinshi aba baheruka mwana w'umuntu imaze ukwezi kumwe namwe mukomerezaho kabisa ndahita njya kuri Philadelphia igihugu cyiza dusabamo igihugu cyiza gusa ijuru hari igihugu imaze ukwezi kumwe namwe courage cyane mumeze neza Nouvelle Jerusalem choir himbazwa imaze imyaka 2 imaze imyaka 2 ikorari bahehe tuzayegera turebe ibyari byo
Giovanni Squire, ariyo byinshi byatuma dushima. Uwiteka imaze ukwezi kumwe, courage cyane. Ububyutse kwaya, ijambo ryawe mana ritabaza ibirenge byanjye, imurikira abatabona agatamburuka. amashimwe imaze amezi 10, ntabwo muhari murasinziriye. Ubyuke. Abavandimwe kwaya, wibabara mugenzi wanjye humura, bizariho bizashira tegereza bihanganye. wibabara nayimaze imyaka 2. Imyaka 2 ni myinshi kabisa, mubamo mumeze nk'abavuye ku kibuga. Tuzabegera turebe uko bimeze. Soza rero hari new projects zihari. Ambassadors of Christ ifite indirimbo nshyashya bayita yandihiriye, niko yitwa Yego. Indirimbo imeze neza cyane. Mwabonye ko twerekeje mu buryo bwa live recording. Live recording. Babibonye aho turi kwerekeza. Live recording irahenze cyane simubizi. Urabizi neza. Hari indi new projects y'Umuri mu karere ka Karongi irwengera. Yo izina ntago nahita ntibuka, ariko barayifite muje kuri YouTube channel yabo muyirebe. Na Penueli ifite indirimbo nshya, hose ni kwitoro rya Muri hari irwengera mu karere ka Karongi. Yo muzirebe. Hari n'izindi nyinshi ariko zose ntabwo nazigeramo. Rero tuzongere duhure muri top 5 hit songs, turebe indirimbo ziyoboye izindi mu gace k'iburasirazuba bw'u Rwanda, gace intara imeze neza cyane. Mu minsi mikeya tuzanahagera turebe bimeze bite. Rero reka nsoze nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, umunsi mwiza n'akazi keza. Mbere na mbere Imana, mu byo ukora byose banza Imana, ubundi umunsi wawe ugenda neza. Bye bye. Rero tuzongere duhure muri top 5 hit songs, turebera hamwe izo ndirimbo ziyoboye izindi cyangwa korali ziyoboye izindi. Hanyuma top 5 hit songs, indirimbo muzatora zo no kuzishyira kuri screen. Ngizo kuri screen muzirebeho, hanyuma ngiye nuko ncoje turi kumwe mukomeze indirimbo.